mu majyepfo uze mu majyaruguru nabitabye bene data. Nabitabye kandi ndabumva ba databuja. Ngaho tubwire rero. Nyine umugabo ndabyumva nibyo. Niwa mukobwa ufite umugabo wamunaniye. Umugabo wawe rero ndamuzi, reka turebe izi nzuzi zacu zitubwira. Urabona rero inzuzi zanjye aba n'abantu nohereza bakajyayo neza cyane. Reka nze tugereyo babyeyi rero. Twari tugarutse kugira ngo turebe. Babyeyi komeza kakazi ko uzanyumvire kandi uzanyubahe kandi uzamanuke neza kandi cye hirya no hino zahamanukire. Reba uyu mukobwa rwose aje kuguhamagara. Sinakubwiye mukobwa. Nureba uruyuzi rwigaramye. Niko mukobwa. Urabona uruyuzi rero rwagaramye. Ruranyereka ko umugabo wawe mutari kumwe. Umugabo wawe ntabwo mukiri kumwe. Nukuvuga ngo izi nzira zose kuzureba izi zose yarazambutse. Aragenda rero urabona uruyuzi urunigo rutwereka ko abakuru babagezeyo bakamubona neza. Rero ibintu butawa wari ufite mu nzu yarabibonye, yarafite undi mu muganga umuvura, ariko nje ibyanjye birakomeye cyane. Uwo namutse rero niba wari cyo wazanye kugira ngo abakuru bakwakire. Ntacyo cyo ngukorera. Tuza hamwe aho hafi tuza. Rero muri kwakira umukobwa ufite amafuragiro. Kira hano gatatu. Kira. Ongera kabiri. Ongera irindi rimwe. Nuko rero wazanye amafuragiro. Ngaho rero yatanga abakuru bayakire. Gira vuba tanga amafuragiro. Babyeyi rero. Babyeyi umukobwa azanye ya noti itagira ikiba ifite ibara ya inoti rimwe. Babyeyi ndabumva. Umukobwa rero barakwakiriye. Ngiye kuguha umuti. Uyu muti ukuntu uzawugenza. Akira. Fata. Fata ako ngako uzagenda ugashire ku musego. Numara kugasiga ku musego kanguhe nakandi. Ndaje nguhereze. Beraho. Mwibuka shamukiza irademo y'umugore. Nafashe ngamba ki? Mani tudapfa ubusa. Ntago kuba umugore wanjye kuba yaramurebera bintu ntago wamwita diamond kuko n'ubu sindiyumvisha n'impamvu yabikoze. Nyine nibyo. Kuko uriyo ko abarozi babonda byemera koko byanyabyo. Yarakurangije numva n'umutima waracuramye n'ubwenge bwaragiye nyine aracyamukunda. Umuntu ukora ukomeza ukamwiruka nyuma gutyo. Mani ibyo nibyo rero tutaza gupfubuza kuko ibintu byo kunyitira umugore umurozi ntago mbyumva ukuntu umugore wanjye ari umurozi. Ntago mbyumva. Yarakuroze rwose ndabyumva byaranarangiye nta kantu bagasigaye. Ahubwo mwana kubona ufite n'ibintu byo kukuvuza mwana. Ariko hari wase umvuze sindwaye. Uramvuze ikindwaye kikanye. Mwana va muri ibyo yego umuntu yarozwe ntabwo menya ko yarozwe. Ntabwo wowe wapfa kubimenya. Ahubwo ngereza umuganga mani kandi areba aho rikaka. Ni rimwe. Nese ubu ndarwaye. Ntabwo wabimenya ahubwo wonyemera nkuvuze. Umuganga kandi rwose nuruca abana. Ni rimwe ryo nuga tujya mugasinzira nk'agahinja. Kibagirwa rirashyana. Sasa ubwo muganga ari hehe? Simva so mwana utangiye kugarura ubwenge. Ahubwo wowe ejo mu gitondo uzitegure tugiye muri kwakwereka. Kunumva utangiye kuzana akenge none wabona rwose niba dufashe muka ukongera ukagaruka umuntu rwose. Turagiye. Niki nshuti zireraho mwana? Yesu ubwo turebe ko wenda. Niki nshuti zireraho nta. Kamafaranga nzayarya n'ibishya kuya. Ko kamuhama. Umupfumu urupaca. Amahoro. Ubwo rero ya gahunda twavuganyeho gubyibuka neza. Ndabohereje. Oya, ntago twazana ahubwo wa musore twari kumwe. We barazana na wa musore turi kumwe nyine.
ni umwibuka buriya arahazi we aramuzana ariko njye ntabwo ndi buze uwo mwiteho umubwe buryo cy'umugore yari yaramuroze umubwe buryo cy'umuvuye urumva nta n'icyambere n'icyizere bana namara kwizera ko yavuwe no gukira arakira mwana nta n'icyambere n'amafaranga wowe urakina iyo udakwemeye akagurisha umwana w'imana ibiceri 30 none ngiye baraha amafaranga mpindurira ubuzima ngo kazanira ibyo bugiye hararesha. A few moments later. Gende kabisa nuko barakuvura uno muganga uyu muganga wangaha barakuvura gende se ubuhanga umuganga wanga arakuvura gende ari kwigira ubwoba barakuvura genda barakuvura wamubonye ni karibu niba ukariho hinjira umuntu umwe hinjira we hinjira umwe kuramo inkweto zawe kuramo inkweto zanyu mwicare ni karibu ucara hasi sha kuramo n'ibyo bigofero nuko rero genzwa n'iki rero muganga yego ndakumva umugore wanjye rekera niwe umugore wa nabyumvise dore rwose wabonye zinka ebyiri eshatu ko zagaramye wabaye nk'izi nka ebyiri zihagaze gutya ubwo wararangiye yagusasiye ibirozi uryamana arabikugaburira ubu rero have oya humura iki gice rero gikuramo imandwa ziwanjye ngiye kukuvura urangire rero ufite amafuragiro mufuragiro ndo shiraho ko amafaranga 3 ngano ko rero maze rero kanze wereka kantu nguhereza aka gahembura kareba aka genda ukajyane ujye unyweramo amazi ujye ukanywesha ntuzanywesha kandi gakombe abari kujya unywesha ngahaguruka ugende haguruka genda ehute ako ndi umuhanga 2020 nguye hano ropacha ndabemeje uyu mushinga ngiye kuwukora nkukore paka nkunoze bajye baza banzanira ubu aya ngaka manje nje kuyamwa mu byeri umushinga n'uyu ngoye ko nanjye rero ndi umupfumu bajye baze ngo ndabafuye sawa naho butaha